gukorana nayo muri office akwiriye kurangwa n'ibyishimo. Umuntu nimba yaramenye Imana akaba azi ko akorana nayo akwiriye kugira ibyishimo. Ahantu narinde ejo nababwiye ngo stress, ico bita stress ni ikintu ubwenge butaboneye igisubizo, byarangiza bikaremerera ubwonko, umuntu agakayura kandi izuba ririmo ryaka. Kuriya stress ni amapepo. Umuntu nazoza agira stress muza mumusengera kuko ajya ni amapepo. Kuko kwa muganga ntiboyivura, habe n'abagorozi sinzi ko boyishobora, ntayo boshobora, ntiboyishobora nabo. Soma wa soma nibagoye microphone. Uyu munsi hari igitaramo kiremereye, nta mpamvu yo gutinda hano. Kunasoje nicaye. Abakorinto ba kabiri ibice 6 murongo wa mbere. Ganire namwe iri jambo. Abakorinto ba kabiri 6 murongo wa mbere. kandi ubwo dukorana nayo, kandi ubwo tubana nayo muri office, turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bwa Kristo gupfa ubusa. turabasaba ya mahirwe mwabonye yo kubana nawe muri office mugakorana, mwe kuyica nabi. Aho Kuko yavuze iti aho mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, kwemererwamo narakumvise, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. aha Dore none nico gihe cyo kwemererwamo, dore ubu ngubu noneho Ico gihe cyo kwemererwamo. ekwere. dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Subiramo gusa umurongo wa mbere. Ariko gatatu yo kubera ikuyisize. 3 ngaho nayo ivuge. Titugire igisitaza dushira mu nzira y'umuntu wese. Iryo nzora ivuga undi munsi. Sawa, reka dusubire ku murongo wa mbere. Iryo numvisha rinde topic. Ako risome twumve. Titugire igisitaza dushira mu nzira y'umuntu Tiyagira wese. umuntu ushirigiti lo pere Denise. Igisitaza mu nzira ya mugenzi anyuramo. Kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Kugira ngo umurimo wacu utabonekaho umugayo, akiri ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Sema haleluya. Haleluya. Mwicare. Reka nariko ngufasha. Yeah. Tuvuge ngo amen. Dushimiye ubuyobozi bw'itorero, Bishop, turabashimiye. Staff yose mukorana Imana ibamugishe. Nukuri nge jya numva ari bisha igihe cyose mpagaze hano, kandi rivuga butumwa naritangiye neza ngiyumva mu 2012. Ariko uko ndushaho kuza ku gatute
niko nkomeza kugatinya kumva ubwoba, ariko ndashima Imana. Semene haleluya. Ndashima Imana cyane. Imana ibaho umugisha kongera kudutekereza. Ahantu nateraniye ejo ganagiye kubwiriza, nabaganiriye no jambo numva na hano noribabwira. Ndashimira abavandimwe nabonye, Imana ibagirire neza. Abavandimwe mwene data evangeliste Bizoza, Imana iguhe umugisha. Ambere nka Timoteyo muri uru rugendo turimo, Imana imugirire neza. Ni umuvuga butumwa mwiza bisho, mwiza nukuri. Muzomuha agatute nawe ababwira Imana imurimo. Haguruka data, hagarara. Umukozi w'Imana mwiza cyane. Noneho ngira ikibazo kimwe cyo kunanirwa gusurana. Kananirwa gusura abavandimwe. Kazangira ubwoba ko nobwiriza abazabangaya kuko ntajya mbasura. Noneho nza gusanga umugayo nyina wa Yesu yarawumaze. Mariya umva ijambo ryandenge ndibabwira, ariko nukuri ndabakunda. Mariya umunsi basize Yesu ngo bagere mu rugo, kubera kuko Yesu yari ageze igihe cyo kugendana na se, imyaka yari yuzuye yo kugendana na se, ngo bagere mu rugo, Mariya abaza Yosefu, tese umwana asigaye? Bakazagira ngo none yasigaranye n'urundi rubyiruko, niko bari kumwe ariko ari buze gutaha. Ngo bamubuze, ngo basubirayo, ngo bashike, ngo batuma kuko botuma protocole, tugenda utubwirire uriya muhungu ko twatumushaka. Ngo baje kumubwira, ngo baramubwira ati nyoko na bene so bari hano hanze baragushaka. Ati mama na bene data bataraba ngaba. Ngo Mariya iryo jambo ngo umugayo wamushira kubera ko yaravuze ikintu gikomeye. Semene haleluya. Nukuri kose nta kintu kijyoha nk'umuvandimwe. None uwo muri Kristo Yesu ararenze. Rero njya mumbabarira, mujye kuva ngeze hano kuri Noheri narindiriye, kuva ngeze hano umwaka watangira njewe sindaruhuka ndi mukase. Dusomye ijambo ry'Imana. Haleluya. Bibiliya Paulo arandika aravuga ngo naje gusobanukirwa nza gusanga tubana nayo muri office, ngo tujya dukorana nayo. Rero ngubwo dukorana nayo, icambere nta demande d'emploi twanditse kugira ngo duhabwe akazi, ngo n'ubuntu twagiriwe kugira ngo duheshwe ako kazi ko gukorana nayo. Semene haleluya. Rero nimba twaragira ubwo buntu bwo gukorana nayo, tubana nayo muri office, dukwiriye kugira ibintu bitatu, ni byinshi mvuge bitatu. Haleluya. Ikintu cyambere, umuntu ukorana nayo akwiriye kurangwa n'ibyishimo muri service zose. Amen. Umuntu ukorana nayo muri office akwiriye kurangwa n'ibyishimo. Umuntu nimba yaramenye Imana akaba azi ko akorana nayo, akwiriye kugira ibyishimo. Ahantu narinde ejo nababwiye ngo stress, ico bita stress ni ikintu ubwenge butaboneye igisubizo, byarangiza bikaremerera ubwonko, umuntu agakayura kandi izuba ririmo ryaka. Kuriya stress ni amapepo. Umuntu nazoza agira stress muzamusengera kuko ajya ni amapepo. Kuko kwa muganga ntiboyivura, habe n'abagorozi sinzi ko boyishobora, ntayo boshobora, ntiboyishobora nabo. Semeni haleluya. Uwo muntu akwiriye kurangwa n'ibyishimo. Umuririmbyi yaravuze ngo nibakubaza ngo ese ni kubera iki uhora n'ibyishimo, ngo uzubabwira ngo nta kindi, password ni imwe, ni Yesu wangiriye neza. Semeni haleluya. Haleluya. Icyakabiri, uwo muntu akwiriye kugira amahoro. Amahoro akwiriye kumuranga. Ushize narababwiye buriya umuntu arashobora kugira umutekano ariko nta mahoro afite.
kuko abantu badushakira umutekano ariko amahoro atangwa na Yesu. Tuvuge ngo amen. Kubera iki umuntu azakira akagira ubushobozi yarangiza akabura Kristo Yesu akagira ubwoba akaba mu buzima bwo gureba uko agira igipango ce yaro akazagishira amashanyaraza akazana zambwa akazishiramo akazana umuzamu akamushiramo. Amen. Kugira ngo arebe ko yobona amahoro. Amahoro akabura akazajyama isaha imwe akeguka akaja kureba nimba umuzamu yasinziriye. Umuzamu w'Imana iyo yakeneye kugutunga se umuzamu ufite amahoro yosinzira azasinzira kuri gate agahunyiza yumva umwango uravuze akamasa nkaho atari yasinziriye bose akasanga umuzamu ari maso kubera amahoro yo mu mutima kandi inzu yitishuye mu rugo wenda ati bameze neza ariko amahoro yo mu mutima amuhesha kubona ibitotsi bose agasubira akaja kujyama nyuma y'andi masaha abiri akavyuka akaza kureba bose akagaruka kureba bikarangira bose ari ubaye umuzamu abaye bose kubera ko afite amahoro yo mu mutima. Amahoro yo mu mutima abantu badafite amahoro mu izina rya Yesu muyakire kuko amahoro Yesu atanga sinkayabisi baduha amahoro ya Yesu abe mu mitima ya. Icyagatatu semeni haleluya. Icyagatatu ni uguca bugufi. Iyo umuntu akorana nayo yiga guca bugufi azagira guca bugufi. Mureke mbabwira semeni haleluya. Nta kindi cyamanuye Satani kimukura mu ijuru. Imana ntigira nyina ntigira se ngo yayitutse kuri nyina. Hari nyina igira se ngo yayitutse kuri nyina. Umuntu w'umugabo gangu iyo wamukeneye ngo uzomutuge kuri nyina. Ngo umugabo umwe baramubwiye ati warakijijwe te uko umugabo agututse tepi tintako no mugira agututse kuri nyoko atuwogi waba yanshatse wose nawe no mwihorera. Imana ntanyina ntasi ngo Satani se yayitutse kuri nyina oya Satani yarizamuye nico cyaco nyine ubwibone bwakorewe mu ijuru ibindi byamuza mufata mukabiremereza ibyo Imana izikohereza abagenzi bawe baze bakugenderere ariko ubwibone ngo izimanuka yonyine ikagukubita inkonje. Rero nibajije ico tuzatwiga twebwe abakristo duhora mu materaniro noneho umuntu nimba baye umuririmbyi azagenda akagurisha netigera akazafungura kino gipesa akakigeza ntasuhuza abandi baririmbyi ntasuhuza abantu uzugira ngo none yakozwe mu mucanga uvanze na sima hajya bazawitike beto uzugira none akoze muri beti we umuntu yaba umupasiteri akazasigara yibona kuba Kristo kandi aribo batumye abapasiteri. Wowe bapasiteri udafite abakristo nabaye gute? Mwitonde nimba umuntu abaye umuhanuzi ako none naratangaye akaza yamakene ngo agendane bodyguard akagira nimero imwe bazabitaba n'indi to kwitabwa akwemwe. Yesu Kristo yabwiye abanyeshuri bari bo banafunze arababwira ngo ubwo dukorana muri uyu murimo mwitonde abantu nibabavuga nabi ico nico nkeneye ko bazobavuga nabi kuko nibavuga neza muzibagirwa ico mwaje gukora muzamwibagirwa ko nanje bantutse baruha bakanshinja bakambamba sinari mbambwe hariya muri mwe ninde wabambwe ndawe none muzamwizamura mwikuye ubwibone muzamubukurahe mukorana na Yesu muri office mwakire ijambo ry'Imana. Arakoze evangeliste Kamuso twongere ijambo ry'Imana amashi menshi. Ni muri